Kereka mwese muri bubashe kunyumva neza ku bw'iki gisobanuro cy'uko irari ndetse n'amafaranga, irari ry'abagabo ku bagore cyangwa ku bakobwa ndetse n'amafaranga ari byo muri iyi minsi cyangwa se muri iyi si tugezemo ari byo biyoboye imigendereze ndetse n'imyitwarire yose kuri iyi si. Kuko ikintu kigaragara, amafaranga ni ryo mbarutso y'ibintu byose, kuko n'iryo rari umugabo agira arigira ari uko ari bukoreshe amafaranga, cyangwa se uwo mugore yakifuje gutera irari umugabo runaka bitewe n'amafaranga afite. Ubwo urumva nyine uko niko natangira mbasobanurira uburyo nyine irari n'amafaranga ari byo bibasha kuyobora iyi si. Ubwo rero ngiye kubereka ibintu bigera muri 5 ndi bubabwiye. Icya nyuma ndetse n'ikibanziriza cya nyuma nibyo by'ingenzi cyane bigaragaza yuko irari ndetse n'amafaranga ari byo biyoboye iyi si, kandi uruhare runini abagore ndetse n'abagabo bagira mu kugira ngo ibi bintu abe ari byo bibasha kuba biyobora iyi si. Ubwo rero ikintu cya mbere reka duhere mu mateka ya kera yagiye arangwa ubwami cyangwa se ibihugu za repubulika za kera, repubulika y'u Rwanda, repubulika zose zabayeho, ubwami bw'Ubwongereza, ubwami bwose bwagiye bubaho. Ikintu cyose kuva kera hamenyerwagaho ko umwami cyangwa se ukuriye ubwami, haba emperor cyangwa se umwami wese, umwami umugore yifuza yabaga wese amwemerewe mu byubahiro bye, kandi yaba umugore afite umugabo we cyangwa yaba uwo mugore afite uwo bashakanye. Urumva nyine kuva kera ikintu cyitwa irari cyangwa ikintu cyitwa ubusumbane bushingiye ku gitsina byahozeho. Ubwo rero n'ayo mafaranga ukuntu ayoboye irari cyangwa se ayo mafaranga ukuntu ayoboye isi, ubwo urabizi umugabo wese aharanira kubaho afite amafaranga, kandi umugabo wese aharanira kubaho aricyo yigejejeho nk'umuntu w'umugabo. Mu gihe ukishakisha cyangwa se mu gihe ukiri umugabo wumva ko nta kintu urageraho, cyangwa se wumva ko ukishakisha no kugira iryo rari cyangwa kugira uwo ugira irari naho biba bigoye cyane, kuko ubundi umugabo nicyo ufite ku mufuka. Ubwo urumva urugero kuri ibi bintu biri gutrendinga by'umukobwa wakoze ubukwe akiri mutoya, byose byakabahaye urugero, wenda ntawamenya ashobora kuba ari urukundo cyangwa se ikindi, ariko uko biri kose ikigaragara cyo irari niryo riyoboye isi, kandi ndetse ubutunzi cyangwa ubukungu bw'umugabo nibwo bubasha kumugeza ku mugore cyangwa se bubasha kugeza ku byifuzo by'umutima. Ikintu cya mbere kigaragaza ko irari ndetse n'amafaranga ari byo biyoboye isi, reka turebere hamwe ingero z'uko abakobwa bakunda amafaranga n'uko amafaranga agira uruhare runini mu buzima bwacu bwa buri munsi. Gukunda amafaranga ni ukwifuza kugera ku buzima bwiza bushigikiwe n'umutekano w'ubukungu. Abakobwa kimwe n'abandi bantu bashobora kwishimira amafaranga kubera imbaraga zituma bakemura ibibazo by'ubuzima, cyangwa se kubera ko amafaranga ari byinshi yabafashamo cyangwa yakoroshya mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ariko bishobora no kugira uruhare mu buryo bwo gutoranya abo babana cyangwa se igitsina, cyangwa se uwo mufasha we agomba kumuhitamo bitewe n'ubukungu. Nyine ni ibintu bisanzwe turabizi. Rero ibikorwa byo kwiyerekana ku mbuga nkoranyambaga, uko umubare w'abakoresha imbuga nkoranyambaga nka Instagram, TikTok na Snapchat ugenda wiyongera, abakobwa benshi bagaragaza uburyo bakunda kureshya abagabo bafite ubushobozi. Nyine imbuga nkoranyambaga ziba zikorera na za Instagram, za TikTok, ndetse mu mahanga ho imbuga z'abakire cyangwa se imbuga ziberaho ibintu by'uburaya cyangwa se ibintu bihuza nyine abashaka gukora nyine ibintu nk'ibyo nka za Twitter ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zatangiye kuba global, zatangiye kumenyekana cyane ku isi hose. No mu Rwanda rushe ngo za Tinder zarahageze ku bintu bitari bisanzwe. None iki ni ikigaragaza ko imbuga nkoranyambaga arizo nazo ziri mu ruhare mu gutuma abakobwa bareshyareshya abagabo, kuko ntabwo umugabo cyangwa igitsina gabo cya kasesenga cyangwa cyabasha kugira ubushobozi bwo kugera kuri abo bakobwa bose kugira ngo abe yamugusha iryo rari abe yarigira. Bigaragarira mu nkuru cyangwa amafoto agaragaza ubuzima bwabo bugaragara nk'ubudafite ibibazo, aho baba berekana ubukire n'ibikoresho bihenze. Ibi bituma abakurikira abantu bashobora kugira uruhare mu bageza ku mutekano bifuza. Uwo mutekano ndabasobanurira, ni ukuvuga ngo nyine umutekano umuntu aba yifuza akenshi ni umutekano wo kumva udakennye, nyine n'umutekano wo mu mutima. Kwitabira ubukire bw'abagabo, nyine uburyo nyine abagabo nabo ubukire bwabo aribwo butuma babasha kugera ku mugore cyangwa se ku cyo bifuza.
Mu buzima busanzwe hari igihe abakobwa bahitamo gushyingirwa n'abagabo bafite amafaranga menshi n'akazi keza kubera ko babibona nk'uburyo bwo kugera ku bafite amafaranga menshi, kubera ko babibona nk'uburyo bwo kugera ku ntego zabo no gutuma ubuzima bwabo buba bwiza. Ingero ni abakobwa benshi bashyingirwa n'abagabo bafite ubukungu n'ubutunzi nk'abanyemari, abanyepolitiki cyangwa abahanzi b'ibyamamare nk'uko bisanzwe, usibye n'aho ariko nyine abanyepolitike, abahanzi ndetse n'ibyamamare akenshi barangwa no kuba bafite amafaranga. Abantu bakora utu tuzi dusanzwe bakunze kugira amafaranga ku buryo umukobwa mwiza cyangwa se umukobwa uba wakurura buri umwe wese yakwifuza kuba ari kumwe nabo. Niyo mpamvu abakobwa benshi baba bifuza abagabo nk'abo babasha kubabeshya cyangwa kubatuza mu buzima bifuza. Rero turakomeza tumva izindi ngero z'ukuntu nyine amafaranga ndetse n'abakobwa aribo bayoboye mu bijyanye n'isi nyine n'imyitwarire y'isi, kuko urabizi abakobwa cyangwa se igitsina gore umuntu kiba gifite imbaraga yo kuba cyagusha buri mugabo wese gishatse. Ubundi abagore nyine wenda siko wabivuga, ariko abagore bajya kugereranywa wenda nk'ikinyobwa cyangwa wenda cy'inzoga, nubwo nyine atari ko bimeze, ariko uzarebe nk'umuntu uba unywa inzoga cyane cyangwa se umuntu wabaye addicted nko ku itabi, ibiyobyabwenge, biriya biba bituma nko mu itabi ikiyobyabwenge kiba kirimo kiba cyatuma uba addicted ku buryo kuba wakikontorora ukaba watuma udatekereza gufata ibyo biyobyabwenge ukoresha cyangwa gufata izo nzoga unywa, biba bikugora cyane. Ni nako abagabo cyangwa se igitsina gabo muri iyi minsi uruhare runini 90% kuzamura ku ijana abagabo benshi ndetse abasore benshi bari kuba bisanga, ugasanga kubera ko guha umwanya munini irari mu buzima bwabo cyangwa kwagura ibitekerezo byabo bareba wenda amafilime y'urukozasoni, bareba ibintu bitandukanye, kujya mu bubari busebetse cyangwa gukoresha nyine imbuga nkoranyambaga babona nyine amafoto y'ubwambure biki, byaragiye bigira ubwonko addicted ku buryo anytime umugabo wese, umugore bawe cyangwa se umugore abona aba yumva ko amufitiye irari, hanyuma n'umugore nawe ubwo bushobozi bamaze guhabwa cyangwa se izo mbaraga ndetse n'uko kwiyumva kw'abagabo bakabikoresha nk'intwaro zo kugira ngo nabo bagere ku byo yifuza, amafaranga, ubutunzi ndetse n'ibindi cyose yaba yifuza bitewe n'ibyo byiyumviro by'abagabo. Gusa abagore akenshi nibo bagira uruhare runini, nubwo n'abagabo nabo baba bafite uruhare rutangaje muri ibi bintu, kuko umukobwa niyatekereza kukwegera cyangwa se kuza kuguhinduranya nawe utamugaragarije ibimenyetso by'uko wamwakira mu buzima bwawe. None ibi ngibi byaragiye byangiza imiterere y'isi cyangwa se uburyo ubuzima busanzwe bwagakwiye kuba buhagaze, kuko akenshi umukobwa nyine bitewe n'ubwiza bwe cyangwa bitewe n'ukuntu agaragara nibyo bitanga performance cyangwa se nibyo bituma aba competitive ahantu runaka. Wenda nabaha urugero nko muri iyi minsi kubona akazi wenda k'umunara cyangwa se supervisor cyangwa se akazi kuba assistant secretary, muri iyi minsi ku mukobwa ntabwo hagikonta amashuri cyangwa se ngo hakonte ubumenyi ufite, hakonta nyine ubwiza ugaragara cyangwa se appearance cyangwa se uko nyine umugabo yakwifuje akikubona cyangwa se uwo ugiye kubera assistant akikubona. Nabonye bitakiri no mu bagabo benshi, n'umugore agira assistant w'umugore nawe ari ibyo bibahuje, nyine icyo bavuga ngo ishyano ryacitse umurizo. Gusa nyine aho ibi ngibi biba bitwerekeza ni ukugaragaza ko isi nyine turi kujyamo cyangwa se isi tumaze kugeramo ni iyobowe n'irari ry'abagabo cyangwa iyobowe n'irari ndetse ikayoborwa n'amafaranga. Uba udafite amafaranga uri umuntu w'umugabo biba bibabaje cyane se, cyangwa kuba udafite amafaranga umeze nk'aho ntaho uri kugana. Gusa nyine iri rari ry'abagabo ni kamere nyine, ni ibintu usanga byisangwa nyine mu bagabo bose, si uko abagabo bose harimo abatagira irari, ahubwo ni uko babasha gukontorora ibyo byiyumviro bafitiye abagore, kuko nyine ni ibintu aba ari kamere y'abantu baba baravukanye, ariko nyine bakabasha kubikontorora. Rero izo ntege nke z'abagabo abagore nabo bazikoresha mu kugira ngo nyine bagere ku byo bifuza cyangwa bagere ku byo bashaka, yaba amafaranga, yaba ubutunzi, yaba n'ibindi.
Rero mu mpera z'iki kiganiro ndababwira uburyo cyangwa se ndabereka uburyo aba bagore cyangwa se amafaranga nako musanzwe munabizi dusanzwe tubibona, muri kubona ko abana batoya nyine aba diaspora cyane cyane bo bikunze kuba n'abahungu cyangwa akenshi biba muri Afurika, abahungu cyangwa se abasore batoya bava hano hanze nk'umuzungu uri hanze w'umukecuru cyangwa w'umusaza, akamubwira ngo ngiye ngwino umbere umugore cyangwa se umbere umugabo uze tubane, ikindi cyose uzaba wifuza kizaba gihari, bitewe na situation nyine ya background y'ibihugu byacu ndetse n'ubukene tuba dufite nkatwe abaturage cyangwa se nkatwe baba bagize ibihugu byo muri Afurika, uba wumva guhita ugenda nyine ubonye ayo mahirwe utayitesha nyine, cyane cyane bikunze kuba ku bakobwa nyine, usanga umukobwa nyine yahuye kuri za social media nabwiye za TikTok, za Tinder, za Instagram, yahura n'umugabo cyangwa se umurusha imyaka, kubera ko nyine ikonomi ye iri hasi kuri ye cyangwa se abizi ko ari target amufiteho cyangwa ikintu yazamukuraho, kuba yagenda bikamworohera akagenda nyine bakaba bashyingirwa bagakora ubukwe ariko nta rundi rukundo ruhari. Ubwo urumva connection y'abo bantu babiri yabahuje, umwe yakuruwe n'uwo muntu uko amubona, aribyo turi kuvuga irari. Akenshi bikunze kuba irari bikunze kugendana n'abagabo, n'ubwo no muri iyi minsi umugore nyine agira irari umusore nawe akamujyana, naho kenshi umukobwa nyine nawe icyamukuruye ni amafaranga uwo mugabo afite cyangwa se ubutunzi uwo mugabo runaka afite. Rero bigatuma sinakuvuga ngo bituma isi iba balance nyine, ariko nyine gutya kuvuka nyine uri umukobwa nyine udafite appearance nyine bituma umuntu agira za traumatize, ugasanga umuntu yabaye disode cyangwa se ari kwitera icyizere, ugasanga nk'umukobwa wenda uvutse adafite iyo appearance yakurura umuntu uwo ari we wese, ugasanga byamuciye intege mu buzima, ntabwo ari kuba afite confidence, ugasanga ntabwo ari kwiyumva neza, ugasanga ubuzima bwa buri munsi buri kugenda nabi. Nk'uko n'umusore se cyangwa se umuhungu nawe, iyo umuhungu adafite amafaranga cyangwa se adafite ubwo butunzi, aba yumva nyine ko kugira ikintu yigezaho cyangwa kumva yafite confidence y'uko yavuga mu bantu akenshi bikunze kugorana. Gusa wenda nk'ibyo ngibyo bisapotinga umuntu gukora cyane, nubwo ari igihe uba ukora nta kintu kizima wumva uri gukorera ngo umubaba bazakore cyangwa se bizabe bimeze gutya, ntabwo aba ari byiza. Ariko gukorera uvuga ngo ngiye nzagera kuri iki cyangwa se mfite ikintu cyiza nzajya atavuga ngo ndi gukora ngo nemeze ngo nzabone umugore mwiza cyangwa nzagire ibintu byiza, nubwo nabyo ari byiza nyine, buri mugabo wese aharanira kuba afite umugore mwiza, ariko umugore umwubashye, umugore umwubaha nyine, afite amafaranga, afite imitungo myiza, atari wa mugore yabonye ari uko amugiyeho kwibwira cyangwa se kubwo bagiye gusharinga, umwe atanga imitungo naho undi atanga ibyo afite. Ubwo nyine ni uko ubuzima busigaye buhagaze, turi kubibona cyane muri iyi minsi. Ibintu nubwo byahindutse cyane ariko n'ubundi niko biba bihagaze. Ubuzima aho bugenda butuganisha ko mu minsi iri imbere ku gitsina gore gushaka ubumenyi bitazaba bikiri ngombwa, ahubwo ari ugukora ubwiza, ari naho hantu hatewe ibintu by'amaplastic surgery cyangwa se kwibagisha cyangwa kongera ubwiza ku gitsina gore, kugira ngo urebe ko iryo rari abagabo bakugirira wabasha kuryongera, kugira ngo nawe ubashe kuba wagira icyo wigezaho. N'umugabo nawe akora cyane aharanira ngo abone uwo mugore mwiza cyangwa se abone uwo mubiri mwiza ari kwifuza, nta kindi kintu kizima aharanira. Nk'uko nyine umubare atari no mu bihugu byacu gusa, mu bihugu byose byo hanze, umubare w'abakora divorce wiyongera kurusha umubare w'abashyingirwa ku mwaka nyine. Nk'ubu nko muri Amerika 80% y'ingo zarasenyutse, 20% y'ingo nibo bakoze mariage, kandi usanga 80 aho ngaho muri 50% ni ingo z'abantu elders cyangwa se abantu bakuru, noneho agasigaye ku ijana ni abakoze ubukwe bataramarana n'imyaka ingahe bakaba bakoze divorce. Icyo ni cya kibazo kiba cyabayeho, kuba mwahuje wowe n'umuntu nta rukundo rwabonetse, umwe ari irari cyangwa se undi afite ibyo agukwita, avuga ngo umuntu turashyingirwana ufite mwaka divorce, dupasure hagati mbone umutungo, nawe atahira ibyo yabonye gutyo. Urumva nyine isi, kugira ngo isi ikintu kiri kuyibalansinga cyangwa kugira ngo isi ubu ngubu iyobowe n'irari ndetse n'abagore. Nyine urumva umugabo udafite amafaranga aba yumva nta kirasho, cyangwa umugore nawe ku bwiza
yakemera agashora ikintu cyose gishoboka kugira ngo abone ubwo bwiza buzabasha gukurura abagabo. Rero niba tugira akanya wari tukumva iki kiganiro, asabwa gukora subscribe aho hasi kandi ugafungura inzogera kugira ngo ibya mu kanya bitagucika, dukomeze kujya tubana umunsi ku wundi.